Bakunzi bacukumbura ukuri TV, turabasuhuje aho muri ku migabane itandukanye. Tubifurije imigisha y'Imana n'amahoro biva ku Mana ishobora byose. Rero impamvu ngo ikiganiro ndyamye simeze neza, nahuye n'abagizi ba nabi, nari ndimo bagafanta, none ndahaguruka nsa nk'ujya kuri toilette, nsanga umugizi wa nabi arampumanyije babarandose. Ndaruka, n'ejo nta kiganiro nakoze mwarabibonye, ndaruka mera nabi cyane. Impamvu muri kiganiro nkimeze nabi, ngasa nkaho mbibabwiraho abantu mugira ubwenge bwinshi, abantu babaye abagome. Ubu njya kwa muganga barandukisha, ubu nta mbaraga nyinshi mfite. Rero mu by'ukuri abantu bafite umutima wo kubana n'abandi. Ubu ndi ku miti, n'ejo nta mbaraga nabonye yo gukora ikiganiro, byaranze. Ariko ndicaye aha kandi ndavuga ati reka nganirize ko iyo umuntu ari kuruka nta mbaraga aba afite. Ubwo umuntu barampumanyije, ndataha numva mu nda biri gukekagura, mbese muri gahunda numva nta mbaraga nyinshi. Rero nkabambwira abantu mukunda kwizera abantu, uwizera umwana w'umuntu avumwe. Mwirinde cyane kugira umuntu wizera. Nari mvuye ku isi, Imana yakinze ukuboko, nyongera iminsi yo kurama. Ejo bundi hashize naratashye, rero ngeze mu nzira mbura ubwagenda, njyama mu muhanda, nacitse intege zarangiye burundu, ntangira kuruka. Baranyirukankana, barabanza kureba kuba ati iyo baguteye urushinge bakuroze ngo uhite upfa, niko bavuga. Banyirukana kwa muganga wa Kinyarwanda, babandi bavura amarozi, barandutsa. Na n'uyu munsi ifite imiti hano, bari bashyiriyemo uburozi, ngo ni ibintu baba bashyizemo uburozi, ariko nari mfuye. Rero bakunzi bacu bacukumbura kuri TV, mu Rwanda hari abantu babi bahari, bafite imitima mibi. Imana ibababarire. Umuntu akaba yifuza ko mugenzi we yatanga kumutanga kujya gupfa, nuvuga ngo niho gutanga y'umuntu, kandi n'abazaza ugasanga nta mbaraga mfite. Ubu ntabwo ndi kurya, nuko nifitiye ikibiri nyine kibyibushye, ariko cyari kigiye guhomboka. Imana yakinze ukuboko. Rero abarozi mu bubari, abarozi, Mana yanjye, abantu ni babi. Ikiganiro ntacyo nakoze ejo, mwarabibonye, nta kiganiro. Ndimo ndwana n'ubuzima nyine, ndimo ndwana n'ubuzima. Imana yahabaye, sindi kugira icyo mfata, ndi kuruka, imbavu zahiye kubera kuruka buri kanya. Ni ibintu bigoye ubuzima bwanjye. Abantu ni abagome. Rero nkambwira abagabo bagenzi banjye, mwirinde mujye munywa mufite ubwenge. Nkabwira papa, ababyeyi mwirinde, ndetse n'abana bato, abantu babaye abagome. Umudayimoni wamurangiza,
uragenda ku bantu ushaka kurangiza abandi. Gahunda yo kurangiza abandi bihari, mane kushaka rero namwe mujye mubwira mufite ubwenge aho muri hose, mukagira ubwenge kandi ukirinda kwizera umuntu cyane. Umuntu ni umuntu, wiringira umwana w'umuntu avumwe, wiringira umwana w'umuntu avumwe. Wiringira umwana w'umuntu avumwe, wiringira umwana w'umuntu avumwe. Yesu we. Rero nuko buryo ntabwo nigeze nkora ikiganiro nkamubwira ati mujye mugerageza kwirinda cyane abantu babaye bari mu bandi. Abampaye uburozi rero, ngeze mu nzira ntangira kuruka, ncika intege, ntacyo ndi gushyira mu nda, cyose ndi kukigarura. Icyo nshyize mu nda cyose kiragaruka. Ndi ahantu mu kabare, ndi kunywa agafanta kanjye. Nyaboneka mujye muterura ibyo mufite, mujye mubiterura mubitware ugiye kwihagarika. Kajya ubisiga ku meza aho jya ubijyana. Umuntu yaranyivuganye, jya ubijyana, ufata akantu kawe aho uzinyweramo, kandi ntuzongere kugura ikintu kinini. Ujye ugura udupeti cyangwa ugure kagafanta gatoya uri buhite umara. N'ubundi ugiye gushaka ukuntu kuri tuwarete cyangwa kuri toyi, ujye wihangana ufate ubanze ubimaremo. Agacupa ukamaremo, numara ukamaramo usige usige icupa ryonyine, ntiwongere kwishyira ku munwa. Ntiwongere kuyishyira ku munwa. Abantu babaye mu bandi, ntiwongere kuyishyira ku munwa, mbabarire. Ubu ndi kurukishwa, ejo nabuze imbaraga ejo nta mbaraga nari mfite ejo. Aha kandi mbonye byibuze teka mburira abantu, nyiri icyo mbabwira ku buzima bwabo, bajye babucunga, ubucunge. Imana izahana abantu, Imana izahana abantu. Umuntu wifuza kwica undi nawe azapfa. Baba we, Imana izibasira abantu. Bakozi bacu Kumbura Ukuri TV rero, nugera ahantu ujye ufite agacupa cyangwa icyo kurya ubanze ukimare. Numara kukimara uze wagenda, ntugasige icupa ryawe ku meza cyangwa kari akagambane kunyica. Yari operasiyo y'abantu babine kunyicisha uburozi, ariko Imana ikinze ukuboko, sinishwe n'amarozi nyine. Amarozi nyine yateguwe kunyica. Nta mbaraga mfite, abantu ni abagome. Umuntu akambunda ubuzima atarabumuhaye, umuntu agahemukira undi atari bamuzanye ku isi. Nabonye byinshi kabisa. Isi ifite ibibazo, isi ifite ibibazo. Mbaraga mfite, sindi no kweguka.
reka nkora iki kiganiro byibuze basi. Hari umuntu cyaza kuza kurokora akumva akakaga wati reka nirinde abantu babaye babi cyane, abantu babaye babi bifuza guhemukira abandi, kubicira ubuzima, bifuza kubica. Abantu niba bikwisi ndi kunywa imiti nkaruka 2 ku munsi, bari kunywa umuti w'ibyatsi nkaruka ibintu bikuruka bimeze nk'ibinyama. Ntabwo nabikwerera kuko wahita ubwoba wahungabana wowe. Ndimo ndaruka ibintu bimeze nk'ibinyama bikururuka. Ntabwo nifuza ko wabibona. Imbavu zarahiye, nta mbaraga mfite. Ariko Mana wabarira abantu bose bategura ubugome ku bandi. Abasengera mu nsengero mbona akabaraga, turi gukora iyi kamera kugira ngo n'uwayumva yamukiza. Nayo n'imbuzi najya n'ishuri. Umuntu azifuza ko umugenzi we ava ku isi, umuntu azifuza ko umugenzi we abura amahoro, umuntu azifuza ko umugenzi we abaho nabi. Shamana we nawe ari ikiremwa koko. Nta mbaraga mfite cyane, mfite umunaniro mwinshi kuko si kuva hashize iminsi 2 nta kintu ndashyira mu nda, sindi gushobora kugira icyo mfata. Kurara ntakanyine. Kuri imiti kuri kishire 2 ku munsi, mu gitondo na nimugoroba ku muti. Abantu n'abagome. Inyama yanjye kutayirya kumvana ku isi sinato zayigumaho herezo. Aha turi hari abandi baragenda ko tuzagenda. Waretse umugambi w'Imana ku bantu bayo kari gukora, ubundi wivange ku mugambi w'Imana abantu ujya kwica abantu. Imana yaremye n'amarozi yawe. Bazigenda ubungana amarozi yo kugirira n'aba bantu utaremye. Mana rero bakunzi bacu, yakinze ukuboko kabansaba ko umuntu wese ukurikira icukumbura urwiti bakumva ibyirinde cyane, abo uzibera inshuti n'umuryango wawe n'abana b'abantu bo n'abagome. Mwana w'umuntu ni umugome. Uzibera inshuti n'umuryango wawe, nawe ibyo birakurira no kwasamye. Yarankarabiye mu kabari da, nabo barimo abarusi mu kabari, barimo muri resitora, barimo mu mihanda, barimo akajya mu kabari hashyi kimujyanye kujya kwica abantu abonamo umutima w'ubugome. Abantu n'abagome. Rero kubw'ibyo nkabasaba ko mwagira ubwenge
ukirinda nuko rero kugira inama niyubahiriza bizagufasha. Wirinde cyane, abantu ni abagome.